ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatandatu ukurikira icyumweru cyo kwigaragaza kwa Nyagasani, tariki 11 Mutarama 2025. Aha niho tujya guhurira n'Imana. Isomo rya Mjomoro ya mbere ya Yohani Ntumwa, umutwe wa 5 umurongo 14 kugeza ku 21. Nkora mutima zanjye, dore amizero dufite mu mwana w'Imana. Nitugira icyo tumusaba gihuje no gushaka kwe, azatwumva. Ubwo rero tuzi ko twumva mu byo tumusaba ibyo ari byo byose, tunamenyereho ko dutunze ibyo twamusabye. Niba umuntu abonye umuvandimwe we akora icyaha, ariko icyaha kitajyana mu rupfu, namusabire, maze Imana imuhe ubugingo, niba koko icyaha yakoze kitajyana mu rupfu. Habaho icyaha kijyana mu rupfu. Uwakoze icyo siwe mvuze ko mugomba gusabira. Ubugome bwose ni icyaha, ariko icyaha kibonetse cyose ntikijyana mu rupfu. Tuzi ko umuntu wese wabyawe n'Imana atongera gucumura ukundi, ahubwo umwana w'Imana aramurinda, maze Sekibi ntamugireho ububasha. Tuzi ko turi abana b'Imana, naho isi yose ikagengwa na Sekibi. Tuzi kandi ko umwana w'Imana yaje aduha ubushishozi kugira ngo tumenye nyir'ukuri, kandi turi muri nyir'ukuri tubikesha umwana we Yezu Kristo. Niwe nyir'ukuri, akaba Imana n'ubugingo buhoraho. Twana twanjye, mwirinde ibigirwamana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 149. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nimurimbire uwo ndirimbo nshya, mumusingirize mu ikoraniro ry'abayoboke be. Isirayeli niyishimire uwayiremye, abahungu b'i Siyoni bahimbazwe n'ibirori, bakorera umwami wabo. Nibasingize izina rye bahamiriza, bamuvugirize ingoma n'inanga, kuko Uhoraho ashimishwa n'umuryango we, abe ntamenyekana akabahaza umukiro. Abayoboke be nibahimbazwe no kumukuza, ndetse bavugirize impundu no ku mariri yabo, bakore mu gahogo barata Imana. Ngiryo ishema ry'abayoboke b'Imana. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 3 umurongo 22 kugeza ku 30. Muri icyo gihe Yezu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cya Yudeya, agumanayo nabo kandi arabatiza. Yohani nawe yabatirizaga ahitwa Noni, hafi ya Salimu, kuko hari amazi menshi, abantu bakaza kuhabatirizwa. Icyo gihe Yohani yari atarafungwa. Nuko abigishwa ba Yohani bajya impaka n'Abayahudi, bapfa umuhango wo kwiyuhagira. Basanga Yohani baramubwira bati, mwigisha, wa muntu mwari kumwe hakurya ya Yorodani, ugatanga ubuhamya bumwerekeyeho, dore nawe arabatiza, kandi bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, nta muntu ugira icyo atunga atajya ahawe no mu ijuru. Nimwe ntanzeho abagabo w'uko navuze ko ntari Kristo, ahubwo ko natumwe kumuteguriza. Umukwe ni we nyir'umugeni, naho umuherekeza w'umukwe aba ari iruhande rwe akamutega amatwi, agahimbazwa no kumva ijwi rye. Ngibi ibyishimo binsabye, koko niwe ugomba gukura, naho njye ngaca bugufi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Koko niwe ugomba gukura, naho njye ngaca bugufi. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Amasomo twateguriwe na Kiliziya, umubyeyi wacu, agufashe nanjye afashe kunyura mu nzira Kristo, kumukurikira ndetse no kumukurikiza buri munsi. Hari imvugo nziza iganisha kwiga Imana muri batisimu, kugira ngo buri wese yitondere batisimu, wumve naho iganisha. Quand Pierre baptise, c'est Jésus qui baptise. Quand Jean baptise, c'est Jésus qui baptise. Quand Judas baptise, c'est Jésus qui baptise. Ngo igihe Petero ateruye amazi agiye kuyasuka ku muntu akamubatiza, ngo ni Yezu uri kubatiza mu kigo cya Petero. Ngo igihe Yohani nawe abikoze akabatiza, ntabwo ari Yohani ubatiza, ahubwo ni Yezu. Uyu wanyuma noneho mwitondere mubyeyi, ngo n'igihe Yuda, n'ubuyuda bwe muramuzi ko yagambaniye Yezu, turabizi twese. N'igihe Yuda nawe abatije,
ni Yezu uri kubatiza. Abari kubatiza muri Yuda ntabwo ari Yuda uri kubatiza, ahubwo ni Yezu. Bamwe bati Yuda nawe se yabatiza bigafata, byafata nyine kubera ko bikora atari mu izina rye, ahubwo mu izina rya nde? Mu izina rya Yezu Kristo. Amen, amen, amen. Dusaba inema yo gukorera Kristo. Bayoboke b'Imana, abantu benshi urimo nanjye ndimo, akenshi dukunze gukora ibintu byinshi cyane, ariko tukaza kwibagiza ko atari twe twakoraga, ni Kristo wakoreraga muri twe. Byumvikane niba ari bibi, ubwo ni Sekibi nawe yagukoreshaga, ubwo wakoreraga uwo musaza Sekibi, ntuzatubaze ibizakurikiraho. Ariko niba hari ikintu cyiza ukoze, nyaboneka please ntukabyitirire, ntabwo ari byawe, ni Yezu uri kugukoresha. Wakoreraga Imana, wakoreraga Kristo. Amasomo kintu byacu duteguriye nako unjya kuduhwitura, aho twagiye kwiyemera, aho twagiye twirata, aho twagiye tugira ishyari, aho twagiye kwigwizaho ibintu tugashaka kwiyitirira ibintu bitari byacu. Kongera kugaruka ku isoko, maze nawe uvuga uti harya buninde nkorera. Dusaba inema yo gukorera Kristo. Buri wese iyi nema arayikeneye, kuko kenshi dukora ibintu tugakora ibintu bimwe byiza n'ibindi bitari byiza, ariko ukaza gusanga ngo iyo bitagenze neza nibwo dushaka kubiharira Imana, ngo Nyagasani ndi mu byago, gucyo unteze ibyago, gucyo ungirira nabi. Ukaza gusanga ahubwo ibyo twagezeho byiza turabyitiriye. Dusaba inema gutiyitirira ibyiza by'Imana, tureke Imana ikore muri twe, kuko ntawakora icyiza atagihawe n'ab'ijuru. Reka rero duce bugufi, tureke Nyagasani dukoreshe, tureke Nyagasani dukoreremo, tureke Nyagasani akora imirimo ye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nawe uze kuva aha ngaha wasabye Nyagasani inema yo kumukorera. Turi kumva tumaze iminsi Yohani intumwa yaraduherekeje mu isomo rya mbere, cyane cyane ubwo yakunze kugaruka the four prophet, abayobe banyamurwanya Kristo. Ibyo byose yabikoreye kugira ngo yongere atwibutse kugira umuntu kwa jambo, ko hari abajya bamupinga, ko hari abantu batakira ijambo w'Imana, ari ukugira ngo wowe nanjye twongere twakire ijambo w'Imana. Waje atugana muri iki gihe cya Noheli, Yohani yakomeje kuduherekeza yifuza ko twarushaho kurangamira Nyagasani, tukaramya Yezu, tukaramya Kristo ijambo w'Imana wigize umuntu. Iri somo rero ry'uno munsi, Yohani yakomeje kugenda atubwira urukundo, uko Imana yakunze abantu bitumye ibaha umwana we w'ikinege. Natwe rero adusigiye umukoro wo kugira gute? Gukundana, kuko Imana yadukunze. Uyu munsi turasoza urwandiko rwa Yohani rwaduherekeje muri iki gihe ya Noheli, adushishikariza kurwanya ibigirwamana n'ijambo ryiza, nk'umwana uri mu rugo ushyigikiwe n'ababyeyi ati twana twanjye nimwirinde ibigirwamana. Amen, amen, amen. Ibigirwamana bituma niyitirira ibikorwa bitari byanjye, ibigirwamana bituma ngira ishyari ndetse n'umunabi muri njyewe, ibigirwamana bituma nirata, niyemera, nikuza. Nyagasani ubidukize, Nyagasani ubindinde, kugira ngo abe ari wowe nyoboka kandi abe ari wowe nkorera by'ukuri. Na niyo ntero muri ibyo Zaburi no munsi ati uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Amen. Imana irishima igihe ariyo koko turi gukora by'ukuri. Imana yishima igihe natwe ibona tumerewe neza. Imana yishima igihe turi mu murongo wayo, turi kuyikorera turangwa n'ubutungane. Na nibyo twumvise mu Ivanjiri y'uno munsi, havutse impaka ku byerekeye na Yezu ndetse na Yohani Batista. Abigishwa nta makuru bafite, hari abigishwa ba Yezu, hari abigishwa ba Yohani Batista, bari kujya impaka, ntibaramenya uwo bakorera. Nibwo rero Yohani Batista aza kubasubiza, abereke ko atari uri gukora, ahubwo ari Kristo uri gukora. Yezu ari kubatiza, na Yohani Batista ari kubatiza ku rundi ruhande. Ese biraza guhurira hehe? Biraza gutandukanira hehe? Yohani Batista agiye gukemura izi mpaka, yerekana ko ari Kristo ari gukorera, yerekana ko ibyo akora ari Yezu bagomba kubishyira, yerekana ko ari ya mashyi yabonye, za mpundu yabonye byaganishaga kuri Kristo. Ndifuza cyane kugaruka ku magambo abiri akomeye cyane Yohani Batista yivugiye, yerekana ko ari Kristo ari gukorera. Ubwo yavuze ati, ijambo rya mbere, nta muntu ugira icyo atunga atagihawe no mu ijuru. Amen, amen, amen. Ijambo rirakomeye, kumva ko ibyo mfite ari Imana yabimpaye, kumva ko ubwenge
waba ufite, ubuhanga bwose waba ufite, ari nyagasani bigushoboza. Kumva ko amafaranga ufite byumvikana niba utarakwiye kuzimu, birumvikana bitewe na source yakuyeho, ukamenya ko ari nyagasani yaguhaye. Ibintu byose byiza turonka bituruka mu ijuru, ibibi ntabwo bituruka ku Mana nyine. Nawe uzarebe hano se kibi yajya kugusha, ubwo bugome ubwo bubisha ntabwo bituruka ku Mana. Nta kintu watunga cyiza utagihawe n'ab'ijuru. Urakoze Yohani. Ijambo rya kabiri ni ijambo yasorejeho, koko niwe ugomba gukura naho njye gaca bugufi. Amen, amen, amen. Ngiye indunduro ya Yohani Batista agira ngo abari Kristo turangamira. Ese ujye ukora byerekana ko Yesu akorera muri wowe, ubuhamya utanga buba buturutse kuri Kristo, ni Kristo ukorera. Hari igihe tujya mu kiliziya tugasenga, hari igihe tujya mu kiliziya tugasingiza nyagasani, amagurupe menshi aho dusengera tukaba turiyo ku manywa tugakora nyagasani, ariko se ubuzima bwanjye bwamurikira abandi? Ni ubuhamya koko bwatuma abandi bakurikira Kristo? Cyangwa urakora ukabana n'abandi, ukitwara neza, ukabafasha, ukabakorera, noneho aho kugira ngo bakubonemo Kristo bakajya kubona mu izina ryawe ubafasha, akawa mwana bereka inyenyeri mu kirere, aho kugira ngo arebe iyo nyenyeri bari kumwereka, ahubwo akomeza yirebera urutoki ruri kwimwereka. Yohani Batista rero aratubuza kureba urutoki rwe, ahubwo turebe Kristo atwereka. Niwe ugomba gukura njye gaca bugufi. Iri jambo rirakomeye cyane, kumva ko Kristo ari unkoresha, kandi Kristo aciye bugufi, na niyo mpamvu nawe umukorera wagombye guca bugufi. Akenshi twebwe mu buzima bwacu turiyemera, tuyirata, ati ibintu byawe bikoze, ni njye washyize intebe muri ino kiliziya, ni njye iyi kiliziya wayitatse, ni njye wubatse ibi ngibi, ibi byose ukitakuma, ukaza kwibagirwa ko niko n'iki wakora atari bijuru bagushyigikira. Niba ari cyiza, ariko niba ari na kibi nabyo umenye undi nawe uri kugushyigikira. Igihe Yohana ari kubatiza ni Yesu uri kubatiza, n'igihe Yuda ari kubatiza ntabwo ni Yesu uri kubatiza, kuko abo bose ari ba Yuda, babandi banyeshyari, babandi bagambanye. Ntabwo nyagasani kwikubitura batumye kugambana. Ikiza cyose rero nibakora icyiza ntibazakiyitirire nyagasani wabashoboje, ushobozwa n'Imana. Kureka nyagasani akaba ari ukuzwa, maze tureke nyagasani akorere muri twe. Ndagiza nko kumva ari Yesu uri kugukoresha, ari gukubwiriza ibyo ukoze byose, ukavuga uti nyagasani bishoje. Nawe rero uzo gukora umwitozo, ujye mu kiliziya, wongere urebe umutungo wose ufite, ibyo utunze, harya wabikuye he? Ninde wabiguhaye? Wabirose ute? Ako kantu umubyeyi uze kugacaho uturongo, ahantu wakuye ibyo bintu, ese wabikuye mu ijuru? N'iby'Imana? Niba atari iby'Imana, bisubize aho byavuye, maze ukoreshe iby'Imana, ibya Kristo. Kristo akuzwe muri wowe. Amen. Mubyeyi, iyi nkuru tujye kwakira uyumvana ubushishozi, kugira ngo uze kureba uburyo ukorera Kristo. Wasanga ukorera Kristo nk'umucanshuro, umuvantara, ukaza kwibagirwa ko Kristo ari gukoresha. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore wari ukize ufite ibintu bya mirenge, igihe cyaje kugera aza kurwara, araremba, baramuvuza biranga, bashaka uburwayi barabubura. Nuko rero baza kumuha transfer ijya kumuvuriza mu bitaro bikomeye, kugira ngo barebe ko yakira, kuko yararembye bikomeye cyane yenda gupfa. Muri iryo vuriro, muri ibyo bitaro, ahurira n'abakobwa bakundanaga, ariko abakobwa ngo bari batatu, akaba mbere yo gupfa atari yagahishuye uwo bazabana muri abo. Abakobwa bakoraga ku ivuriro ngo bari abaganga. Abakobwa mubonye uburyo arenge, buri wese aho yakoraga, ishami yakoragamo, afata intego yuko agiye gukora iyo bwabaga, akareba ukuntu umusore aza gukira, kugira ngo arebe ko ari uwo musore nyine azafata icyemezo. Abakobwa rero akaba bari babiziranyeho ko umusore yanze gufata icyemezo. Umukobwa wa mbere ngo yakoraga mu isuzumiro, consultation, ngo aragiye amwitayeho, amuhaye zake zose, aramusuzumye, bishoboke ko nyine yaje kubona indwara.
arangije amwohereza kwa chirurgienne wagombaga kubaga uburwayi yari afite. Nuko amwohereza wa mukobwa wundi wakoraga muri chirurgie, nawe aramuvura aramubaga. Arangije kumubaga nawe akora transfer, amwohereza gufata imiti kwa pharmacienne. Nuko agezeyo nyine afata imiti. Ngo igihe cyaje kugera wa musore ava muri bya bitoro akize. Ikibazo cye kagira giti, muri abakobwa ko ari batatu, ari uwamusuzumye, ari uwamubaze bwa burwayi, ari uwamuhaye imiti, ninde muri aba wamukijije? Ninde muri aba muvuye? Nirinze kuvuga kurusha abandi. Icyo kibazo komeza gukibazaho. Hanyuma ikibazo cya kabiri, ese ukurikije uko bamuvuye, ukurikije n'uyu musore uburyo yitaweho agakira, azabana nande muri abakobwa ko ari batatu? Ibaze nanjye nibaze, ukomeze ukora umwitozo. Ndabizi watangiye gusubiza, uzi kwandika twa comment uvuga uti ndabona bizagenda bike. Ibyo bibazo biba byumvise. Uyu musore azabane muri aba bakobwa, bazabana nande muri aba ngaba? Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngicyo bita umukiro, njyo batisimu iduha gukira. Aha, ngo wa Petero uri kubatiza, Yohana akabatiza, Yuda akabatiza, ariko byose birerekeza kuri Yesu Kristo. Byose ni Yesu niwe zingiro, niwe pfundo bya byose, niwe byose biganaho, niwe biturukaho byose. Rero Nyagasani mu mukiro we nta kugira ishyari, ahubwo no gukorera hamwe ngo ubumwe buzaranga iri vuriro, kugira ngo baze gukiza wa musore. Biraza kubasaba ubumwe. Umwe azamukiza muri consultation, azaba atangiye gukira, agaragaza uburwayi bwe, bwa burwayi bwamaze kuboneka, noneho agiye gukora ku buryo aburwanya, aho nawe atangiye gukira. Hanyuma azakomeza akire nyine yabonye imiti, undi agakira. Ngo umukiro w'Imana buri wese agira uruhare rwe, undi agashyiraho urwe, twese tukaza kubumbira hamwe tugakora ikintu kimwe. Ngo umuntu agizwe n'abantu benshi, umukiro w'umuntu unyura mu biganza by'abantu benshi, ariko byose birerekeza kuri Kristo, we waducunguye, Kristo waje kudukiza, Kristo wadukorera, Kristo utuzanira umukiro. Ukiza abandi bisaba ko twamagirirane buri munsi. Nguko rero ko umukiro wa Nyagasani tutagombye kuwunusura, ni Kristo utugenera umukiro. Nubona umuntu akagukiza, ntukagire ngo niwe, ni Yesu wakoreye muri we. Nubona umuntu akagira icyo aguha, ntukagire ngo niwe, ni Yesu wakoreye muri we. Nubona nta kintu cyiza ukoze, ntukakiratane, ahubwo uvuga uti n'ab'ijuru babikoze, ni Yesu wakoze bino bintu. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe, ibi bintu we, ibintu ni byiza. Nawe ahuri ntukajya wiyitirira ibintu. Muganga nuvura umuntu ukabona arakize, ntukagire ngo niwe wabikoze. Ujye usenga uvuga uti Nyagasani wabikoze, ntabwo ari njyewe. Ariko njya nibaza, ubundi abaganga bajya bibuka ko ari Yesu uri kubakoresha. Hari igihe ukiza umurwayi ukamukorera operation ukabona birakunze, ukamubaga ukabona birakunze, ukamukorera consultation ukabona birakunze, ukamuha imiti ukabona birakunze, ukajya ugira ngo ni ubwenge bwawe bukomeye cyane, ni ubuhanga bwawe, ukaza kwibagirwa ko ari Yesu wagukoreshaga. Igihe dusengeye umurwayi agakira, ntukajye ngo ni wowe n'ububasha bwawe, ni imbaraga z'ijuru. Igihe uhaye umuntu icyo kurya agahembuka agakira, ntukajye ngo ni wowe. Nyagasani ukunyujeho ibyo bintu kugira ngo abigeze kuri uriya, abigeze ku mushonga, abigeze ku mukene. Nyagasani ukunyuzeho. Dusaba inema yo kuba ibikoresho bya Nyagasani buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.